munsi turaza gusoma muri Yeremiya 15 umurongo wa 15 turageza ku 21. Yeremiya 15 umurongo wa 15 turageza ku 21. Ayi Uwiteka ni wowe ubizi, unyibuke kandi unsure, umporere abandenganya, kubwo kwihangana kwawe ntunkureho. Umenye yuko nababajwe ngatukwa ku bwawe. Amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, maze abera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye, kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Sinicaye mu iteraniro ry'abantu bishima bakanezerwa, ahubwo nicaye ukwanjye kubw'amaboko yawe, kuko wanyujujemo uburakari. Kuki mporana umubabaro, uruguma rwanjye rutavurika rukaba rwanze gukira? Mbese koko uzambera isoko ishukana, cyangwa nk'amazi akama? Niyo gituma Uwiteka avuga atya ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi bishimwa n'ubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukire, kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa, ibe igihome gikingiye abo bantu. No bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo ndi kumwe nawe ngo ngukize kandi nkurokore. Niko Uwiteka avuga. Nzakurokora nkuvane mu maboko y'abanyabyaha, kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba. Cyanditswe n'icyo tugiye kwigaho kirimo ibintu byinshi, ariko turagerageza kureba ibintu by'ibanze birimo hano, bivugeho gake, nubwo buri ngingo yose yaba ingingo nini cyane ngari, ariko turaza kumva icyo Imana ishaka ko twiga muri igitabo cya Yeremiya. Umuhanuzi Yeremiya tumeze nk'abasimbutse, twari guhera nko ku gice cya mbere kugira ngo turusheho kumva impamvu bigeze ahangaha ari uku nguku bimeze, ariko turaza guhera kuri igice cya 15 turebe umurongo wa 15 tugeze ku 21. Mu bafite Bibiliya yitwa ngo Bibiliya yera, ifite titre ivuga ngo Imana isezeranya Yeremiya kumurinda. Iyi titre nkurikije icyanditswe ndumva bihura, kuko Imana ari gusezeranya Yeremiya umuhanuzi wayo kumurinda. Umuhanuzi mu Isezerano rya kera yari umuntu udasanzwe. Ndababwira impamvu yari umuntu udasanzwe, ko muri Bibiliya tuvuga yuko mu Isezerano rya kera habamo office cyangwa se ibiro bitatu. Tuvuga umwami, tukavuga umutambyi, tukavuga n'umuhanuzi. Hari abami, hakabaho abatambyi, hakaba n'abahanuzi. Aho hantu hose Imana yakoreraga muri abo bantu, igakorera mu mwami, igakorera mu mutambyi, igakorera no mu muhanuzi. Ariko twitegereje neza dukurikije ibyanditswe, dusanga umuhanuzi ataragiraga ibiro nk'umutambyi cyangwa nk'umwami. Iyo washakaga umutambyi, wabaga uzi aho uri bumushakire, ibyo akora byari bimeze nk'ibizwi byanditse. Yari afite ibyo akora, afite uko agomba kuzinduka, akaba afite ibyo agomba gukora, akaba afite abakorana nawe, akaba afite inzego zubakitse bimeze nk'ikigo. Bari bafite n'itegeko nshinga bakurikiza. Umutambyi ashyirwaho gutya, bigenda gutya na gutya na gutya, ibimuranga agomba kuba ameze gutya na gutya, imyenda agomba kwambara mu murimo ibimeze gutya na gutya, uko basimburanwa, nimba hakaba hari nk'umutambyi mukuru, hakaba ari abatambyi mu buryo bwo mu duce abantu bagiye barimo. Mbega byari ibiro bizwi. N'umwami nuko byari bimeze. Umwami nawe yagiraga ahantu abarizwa bwami, aho yicara ayoboye, bikaba bizwi itari bukore. Agategura ingabo, agakora ibijyanye n'ubukungu bw'igihugu, akaka n'abantu imisoro, akagira n'abantu agira abagaragu benshi,
ibyo bintu byari ibintu bizwi ku mwami. Ariko turebye umutambyi, ntago wabona ahantu icyanditswe kigaragaza ngo umutambyi agomba kuba ameze gutya, agomba kuba abahangaha. Nta biro bimeze nk'ibisobanutse umutambyi yagiraga. Nta buryo bwo gushyiraho umuhanuzi, nta buryo buhari bwo gushyiraho umuhanuzi tubona mu byanditswe byera ngo uyu muhanuzi navaho rero ngo azajye wundi umeze bitya, ngo bizagenze gutya na gutya. Ibyo ntabyo tubona mu byanditswe byera. Umuhanuzi yari umuntu wundi udafite ofisi zimeze nk'izo tumaze kuvuga. Ntabwo yari ameze nk'abariya bandi. Icyo tubona mu byanditswe byera, tubona mu isezerano rya kera hari uburyo bwo kumenya ko umuhanuzi atumwe n'Uwiteka, cyangwa se umuhanuzi koko ari umuhanuzi w'Uwiteka. Abantu hari uburyo babwiye ngo mujye mumumenya muke. Ariko iyo turebye izindi ofisi dusanga hari ibintu bigomba kuranga umuntu uwo nguwo ugiye kuba umutambyi bimeze nk'ibyanditse nk'aho abantu ubwabo aribo bari buze kumwitorera bakanamwibonera. Mu Baheburayo 5 hagaragaza uburyo umutambyi mukuru wese, harabanga umutambyi mukuru wese iyo ataranyijwe mu bantu ashyirirwaho gukora ibyerekeye Imana kubw'abantu. Mu yandi magambo, umutambyi ashyirwaho kubw'abantu. Ariko umuhanuzi we ni ibiro byari bitandukanye. Ntabwo we ashyirwaho kubw'abantu cyangwa se ashyirwaho n'abantu. Imana ubwayo yamushyiragaho, ikamushyiraho yo ubwayo. Niyo yamushyiragaho ikamushyiraho ku bwayo. Mu magambo makeya, tuvuze iyi ofisi y'umuhanuzi kugira ngo tugere kuri Yeremiya, umuhanuzi twamwita nk'umunyamategeko w'Imana. Umunyamategeko tubishyize mu mvugo yatuma turushaho kubyumva, ni nk'umwavoka w'Imana mu mvugo z'amategeko. Impamvu tubikoresha mu mvugo z'amategeko ni uko uyu muntu yazaga gushinja abantu kwica kontra bagiranye n'Imana. Nimba twavuga isezerano cyangwa se igihango ubwoko bw'Isiraheli bwari bwaragiranye n'Imana, umuntu wazaga ameze nk'uhagaze mu mwanya w'Imana, ameze nk'umwavoka w'Imana, aje gushinja abantu kwica kontra bagiranye n'Imana, uwo muntu n'umuhanuzi. Amasezerano Abisirayeli bagiranye n'Imana abumbiye hamwe mu bitabo 5 bya Musa. Ariko hari ukuntu igitabo cyo gutegeka kwa kabiri ari cyo kimeze nka kontra igaragaza ibintu runaka Imana ishaka ku Bisiraheli. Ni igitabo kigaragaza ibyo Imana izakora n'ibyo abantu bagomba gukora. Nimba hari abantu bigeze basinya amakontra, muzi ko haba harimo amabwiriza y'uruhande rumwe n'amabwiriza y'urundi ruhande. Buri ruhande rukaba rufite inshingano zarwo. Uwica ingingo runaka hakaba harimo ibintu runaka bizamugeraho. Gutegeka kwa kabiri niyo mpamvu kwanditse gutyo, hagenda hagaragaza ngo muzabigenze mutya, nibigenda gutya muzabikore gutya. Noneho hakagaragara mu bice 28 tubonamo biriya bijyanye n'imivumo. Nukora gutya umuvumo uzakuzaho, nubigenza gutya uzabona umugisha. Ibyo bintu byose ni uyo twitegereje igitabo cyo gutegeka kwa kabiri kimeze nka kontra Imana iri kugirana n'Abisiraheli. Mu gihe rero uruhande rwishe ingingo muri mu isezerano, hagombaga kuboneka umwavoka akaza gushinja abantu ibyaha byabo. Uwo muntu rero yari umuhanuzi, Imana niyo yamwishyiragaho. Rero twitegereje nka Yeremiya, tubona Imana imubwira ngo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya mu gice cya mbere,
umurongo wa 4 ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rizaho riti nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka ngo ushyireho ko umuhanuzi uhanurira amahanga. Muri kubona uburyo Imana ubwayo ari yiza kwitoranyiriza nk'uko n'ubuntu ku giti cye ari bushaka umwavoka. Imana ubwayo niyo ivuga uti wowe naguteguriye, nakumenye kera ntarakurema, nagushyiriyeho kugira ngo umbere uhagarara mu mwanya wanjye uze gushinja abantu ubugome. Nimwitegereza ukuntu igice cya 2 gitangira, nimba muri kubyumva, umuntu wese iyo agiye gushinja mu rubanza hari ikintu cya mbere kigomba kubanza cyitwa guhamagara. Agahamagara yarangiza akibutsa abantu amabwiriza bagiranye cyangwa se ingingo ziri muri ya kontra. Mu gice cya 2 umurongo wa 4 abango nimwumve ijambo ry'Uwiteka yemwe ab'inzu ya Yakobo mwe. Muri kubona harimo nko guhamagara ngo nimwumve, nimuze mwumve. Ni nko kugutumiza kuri parike ngo witabe uze wumve ibyo ushinjwa. Ngo n'imiryango sinzo ya Isirayeli ngo kuri Uwiteka baza ati gukiranirwa baso bambonyeho nuguki kwatumye banyimura bagakurikiza ibitagira umumaro kandi bagahinduka nk'ubusa. Haruguru mu mirongo ibanza yari yabanje kubibutsa isezerano bagiranye kugira ngo ibyo bintu babe babyibuka. Umurongo wa 3 turavuga ngo niyo twahera mu murongo wa 2 wa mbere, ijambo ry'Uwiteka ryanje riti genda urangurure mu matwi y'ab'i Yerusalemu uti ukuntu ko Uwiteka avuze ati nibutse neza mu bukumi bwawe n'urukundo rw'ubugeni bwawe uko nkurikiye mu butayu mu gihugu kitigeze guhingwa. Isirayeli yari uwera ku Uwiteka, umuganuro w'ibyo yungukaga. Abamugiraga nabi bose bazabihanirwa kandi ibyago bizabazaho, ni Uwiteka avuga. Mu yandi magambo ari kwibutsa mu butayu ukuntu byagenze, uburyo Imana yagiranye isezerano n'Abisiraheli, uburyo bari umuganura wo gukiranuka. Nibo bantu ba mbere Imana yagiranye n'abisezerano ibaha ubuntu bwayo. Nibo bantu ngo mu bukumi bwawe ngo nibutse ineza mu bukumi bwawe n'urukundo rw'ubugeni bwawe. Ukuntu mbega Imana imeze nkaho yabashatse bakiri inkumi, bakiri abantu bazima, noneho irabazana irabihegereza nk'uko umusore agenda akarambagiza umukobwa akamugira uwe. Iyi kontra Imana yagiranye n'Abisirayeli imeze nkaho iri kubibutsa ngo byagenze gutya bigenda gutya bigenda gutya. Ntabwo ari ku muhanuzi Yeremiya gusa, n'abahanuzi bose ni uko bimeze, kuko umuhanuzi icyo yagombaga gukora ni ukuba nk'umwavoka uhagaze mu mwanya w'Imana aje gushinja abantu ibyaha. Hari ibintu by'ingenzi tuza kureba umwavoka yakoraga. Ni ugushinja abantu ibyaha, ni ukubabwira ko bagomba guhindukira. Ikindi nibadahindukira ibihano bizabazira nk'uko itegeko nshinga cyangwa se nk'uko kontra bagiranye n'Uwiteka imeze. Ikindi hakabaho no kubamenyesha yuko hari isezerano rishya rizaza, kubera ko isezerano bagisha Imana izazana isezerano rishya ari ryo tubonera muri Kristo Yesu. Nidukomeza uko twiga izi nyandiko z'abahanuzi, icyo nicyo gitekerezo kimeze nk'icyishe inyuma. Nitukomeza no kureba uburyo bose batangira bahamagara bakibutsa abantu amasezerano bagiranye n'Uwiteka, barangiza bakabashinja uburyo bayavuyemo bagacumura ku Uwiteka. Uyu muhanuzi rero, nk'abahanuzi bose, kubera gushinja abantu ibyaha, abahanuzi barangwaga, abantu nyine barabangaga. Ntabwo bakundaga umuntu witwa umuhanuzi. Kubera iki? Yazaga aje kubabwira ngo muri abanyabyaha, yazaga aje kubabwira ngo mwacumuye ku Uwiteka, yazaga aje gushinja abantu ubugome. Yari ahagaze mu mwanya w'Uwiteka aje kubabwira ngo mwacumuye ku Mana. Ikindi, mwihane ibyaha byanyu. Ikindi ibi byago bikurikira bizabazira nimutihana. Ikindi Imana izashyirana isezerano rishya n'abantu bayo binyuze
mu mwana wayo Yesu Kristo. Yeremiya kiriho kimwe n'abandi bahanuzi yarangwaga, bakamwanga, bakamurenganya, bakabakubita. Abahanuzi benshi barakubitwaga, abandi bakicwa, abandi bakagirirwa nabi, abandi bakashyirwa mu nzu z'imbohe, abandi bakajugunywa mu myobo, kubera ko bari abantu bari gushinja abantu ibyaha byabo. Rero mu isezerano rishya nk'uko barihanuraga, Imana yahinduye abantu, ireka gukomeza gukura n'Abisirayeli gusa, abizera binjira mu isezerano rishyashya ry'ubuntu bw'Imana, ku buryo noneho iki gihe hatariho ubuhanuzi. Nimba turi kubyumva, kubera ko umuhanuzi ikintu yakoraga twamaze kukibona. Umuhanuzi twakwita uje kuvuga mu cyimbo cy'Uwiteka wa nyuma ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu tubibona mu Baheburayo rimwe hagaragaza yuko ari uje kuvugira Uwiteka, niwe the last spokesperson, niwe muntu wa nyuma Imana ije kuvugana n'abantu bayo binyuze muri we. Uyu Kristo rero amaze kuza yahinduye abizera mu bundi buryo kuba abantu bafite ijwi ry'ubuhanuzi mu isi, cyangwa se itorero riza kuba umuhanuzi w'Imana mu isi. Nivuga itorero, ninyavuga ngo uyu muhanuzi w'Imana mujye mwumva ko ndi kuvuga noneho itorero ry'Imana mu bumwe. Ntabwo ndi kuvuga ngo buri muntu wese ni umuhanuzi, kandi kuba itorero ry'Imana ni umuhanuzi w'Imana mu isi. Riri mu isi kugira ngo rishinje abantu ibyaha byabo, ribabwire bihane, ribabwire yuko hariho Yesu Kristo uza gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Niba mwizera barabona ubugingo buhoraho, niba batamwizera ibyago n'amakuba biri mu nzira za, niba batamwizera bazarimbuka. Rero aka kazi ko kuvugira Uwiteka mu isi, Imana yagahaye itorero. Itorero riri mu isi rimeze nk'umuloya w'Imana, rihagaze kugira ngo ribwire abantu ngo muhindukire muve mu nzira mbi zanyu, murebe ku musaraba mukizwe. Muhindukire Uwiteka Imana ihoraho, muve mu byaha byanyu. Kubw'ibyo rero ibintu bikomeza kuba kimwe. Nk'uko barenganyije abahanuzi ba kera, niko bakomeza kurenganya itorero ry'Imana. Nk'uko akarengane kahozeho ku bahanuzi, ku bantu bari kuvugira Uwiteka mu gihe cya kera, kazakomeza kuba ku muntu wese uvugira Uwiteka no muri gihe cya none. Kazakomeza kuba no ku itorero. Itorero rizakomeza kurenganywa, rihorwa guhagarara mu mwanya w'abantu w'umunyamategeko w'Uwiteka Imana ihoraho. Niyo mpamvu Yesu Kristo avuga ngo isi izabanga, ngo impamvu isi izabanga ngo nuko yabanje kunyanga. Yesu Kristo yabibwiye abafarisayo muri Matayo 23:32, ababwira ngo bari gukora nk'ibyo basekuruza babo bakora, ngo bari kuzuza urugero rwa basekuruza, ngo nk'uko nabo barenganyije abahanuzi, ngo niko bazakomeza kurenganya abantu b'Uwiteka. Icyatsi turi kwigaho kiri kuvuga ukuntu uyu muhanuzi yarenganyijwe, yarangiza agatakira Uwiteka, noneho Imana ikamusezeranya kumurinda. Turarushaho kubirebera mu isura y'itorero ry'Imana, uburyo itorero ry'Imana rirenganywa, ariko Imana ikaza kurisezeranya ko izaririnda kugeza ku mperuka. Hari ibintu bitanu nifuza ko tuza kureba muri iki cyanditswe. Ikintu cya mbere turaza kureba ugusenga kw'abera bari kurenganywa. Ikindi cya kabiri turaza kureba uburyo abantu iyo bari kurenganywa bishingikiriza ku byanditswe byera. Ikindi turaza kureba uburyo Imana ishaka abera bari kurenganywa, nubwo bashobora kugira agahinda no guhagarika umutima, bakwiriye kwihangana ntibitotombe mu gihe bari kurengana. Icya kane turaza kureba ko Imana ishaka ko barushaho kwera nubwo bari mu gihe cy'akarengane.
nyuma turaza kureba uburyo Imana izana uburinzi budasanzwe iha abera bayo bari kurenganywa, iha itorero ryayo rikunyura mu karengane. Ku murongo wa 15 tubona uyu muhanuzi ari gutakira Uwiteka, azamura ijwi ryo gutaka akavuga ngo ayi Uwiteka. Iri sengesho ry'umuntu uri kurenganywa ni isengesho ririmo iri jambo ayi no kutugaragariza uburyo harimo intimba n'agahinda kenshi. Uyu muntu ari gutakira Uwiteka aravuga ngo ayi Uwiteka ni wowe ubizi, unyibuke kandi unsure, umporere abandenganya, kubwo kwihangana kwawe ntunkureho, umenye yuko nabajwe ngatukwa ku bwawe. Uyu muhanuzi atangira atakira Uwiteka. Abera iyo bari mu kurenganywa baba bagomba gutakira Imana. Biteye isoni n'agahinda ko umuntu ari mu karengane, itorero riri kunyura mu karengane, rikanyura mu bibazo, rikanyura mu ngorane zitandukanye, ariko ugasanga ryirengagije gusenga. Abera b'Imana iyo banyuze mu karengane, kimwe mu kintu cya mbere bakora ni ukwegera Uwiteka Imana ihoraho, bakaba mu bihe byo gusenga. Ariko usanga bamwe birengagiza gusenga, bakirengagiza amateraniro, bakirengagiza gusenga bwite, bakumva bashaka gukora ibintu mu nzira zabo no mu mbaraga zabo no kwishakira inzira, bagacogora, bagaheranwa n'ibibazo byo muri ubuzima bwa none, bakirengagiza ko Uwiteka ari we mwami utegeka byose, bakirengagiza kumutakira ngo bamwinginge aze abarengere. Uku gusenga ni ugusenga kurimo intimba, avuga ngo ayi Uwiteka. Ni ugusenga kurimo gutabaza, ni nko gutakira Uwiteka, ni ugutaka. Iri jambo ayi ni nko gutaka, Imana ntabara. Akoresheje amavuga ngo ni wowe ubizi. Iki gitekerezo cy'umuhanuzi ariko ngo Uwiteka niwe ubizi wenyine, ari kubivuga kuko azi ko Uwiteka wenyine rero wamenya intimba z'umuhanuzi w'Uwiteka. Uwiteka wenyine ni uzi imvune z'abitorero, niwe wenyine uzi agahinda k'itorero. Isi ntishobora kukumva. Ushobora no kubiganyira abavandimwe bawe bakavuga ati ntabwo turi kumva impamvu ushobora kwishyira mu kaga kangana gutyo. Uwiteka wenyine niwe ubizi. Uku gutakira Uwiteka tumutakira kuko ari we wenyine ubizi, ari we wenyine utwumva, kuko turi kunyura mu bibazo n'akarengane n'intambara zikomeye, tuzitewe n'uko turi abantu b'Uwiteka. Ni uzi imvune zose. Itorero nk'umuhanuzi w'Imana rizwi n'Imana ubwayo. Isi ngo nta gituzi. Isi ntazi umwami wacu Yesu Kristo w'icyubahiro. Paul yavuze ngo iyo baza kumumenya ngo ntibaba baramubambye. Ububwire butangaje ngo iyo babumenya ngo ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Rero nta wundi witaye ku itorero, nta wundi urizi, nta wundi wo gutakira, ni Uwiteka wenyine. Ubu gusenga no gusenga kuzuye ibyiringiro ko Uwiteka ari uzi itorero ryayo, akaba ari uririnda. Arangira aba ngo unyibuke ngo kandi unsure. Umuhanuzi ari kuvuga ngo ari kwivuga mu buryo bwo gutakira Uwiteka, amusaba ngo amube hafi. Niko itorero rigomba guha iteka ryose ryinginga umwami ngo umwami uze utube hafi, utwegere, udusure. Iri jambo gusura ni ijambo rigaragaza uburyo nubwo uri kumva Imana isa nkaho yabiri kure, uri kuyinginga ngo byibura unyegere, byibura niyo wanyegera rimwe, niyo wansura gusa ndaba amahoro. Mu by'ukuri suko Imana idusura ahubwo ibana natwe, ahubwo uburyo bw'uko yifuza ko imwegera kurushaho. Uku ni ugutakira Uwiteka tumusaba ko atuba hafi, akatugenderera, akabana natwe mu makuba yose yo mu rugendo. Uyu mwanditsi, uyu muhanuzi akomeza anasaba, aravuga ngo umporere abandenganya kubwo kwihangana kwawe ntunkureho. Ari gusenga yinginga Uwiteka, abwira Uwiteka ati urebe n'ibyo nyuramo,
urebe imibabaro yanjye yose, maze umporere ku bandenganya kubwo kwihangana kwawe. Ayinginga Uwiteka ayereka amakuba yose ari mu rugendo, akomeza asabira ngo abantu bamurenganya. Abasabira iki? Ko Imana yamuhorera ikagaragaza ubutabera bwayo, ibyaha bikabonerwa ibihano bikwiriye. Ntabwo ari icyaha gusaba ubutabera k'Uwiteka, gusabira abakurenganya ko Imana yaguha ubutabera ntabwo ari icyaha. Paul yigeze yandikira Timoteyo mu bice 4 umurongo wa 14 urwandiko rwa 2, avuga iby'umuntu witwa Alexander. Aravuga ngo Alexander umucuzi w'imiringa yangiriye inabi nyinshi, umwami wacu azamwitura ibikwiriye ibyo yakoze. Icyo kintu kukivuga si icyaha. Iyi Mana n'ubundi imuhaye agakiza ntabwo ari uko iba yirengagije ubutabera, ni uko Kristo aba yishyuye, ni uko Kristo aba yemeye kwakira ipfunwe ryose by'iby'uwo muntu yakoze binyuze mu rupfu rwe. Rero ubutabera kusaba ntabwo ari icyaha, nubwo dusabira kandi abaturenganya ngo Imana ibakwiriye, ariko tunasabwa kugira ngo tubasabire Imana ibahe gukizwa, bamenye ukuri, basinduke, babe mu mutego wa Satani wafashe mpiri, bahindukira Imana ihoraho, Imana ibahe kwihana. Ibyo bintu byombi ni ibintu by'ingenzi dusabwa nk'abera gusabira. Ikintu turi kubonamo hano ni uko mu gihe cy'akarengane abera bagomba gusenga. Abera barasenga mu gihe cy'akarengane. Bashobora kwangwa n'abantu nk'uko tubona uyu muhanuzi Yeremiya yanzwe n'abantu, abamenyesha ibyaha byabo. Iryo jwi rya gihanuzi itorero rifite rishobora kwangwa mu isi, ndetse rirangwa mu isi, ndetse rirarwanywa mu isi. Ariko mu gihe cyo kurenganywa, itorero rigomba gusenga rigahora ryinginga Uwiteka, rikinginga ko Imana irushaho kubana naryo, ikabana natwe, tugatakira Uwiteka, tukayiganyira kuko niyo izi amaganya yacu. Ikindi cya kabiri navuze turareba ni ukwiga ibyanditswe byera mu gihe cy'akarengane. Kwiga ibyanditswe byera mu gihe cy'akarengane. Umurongo wa 16 umwanditsi aravuga ngo amagambo yawe ngamaze kuboneka ndayarya, maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye, kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Ikintu gikomeye mu gihe cy'akarengane, ahantu imitima yacu ibonera amahoro n'umunezero, ahantu dusigariye kumva ijwi ry'Uwiteka riduhumuriza, riduha amahoro, ridukomeza, ni mu ijambo ryayo. Amagambo yawe ngamaze kuboneka ngo ndayarya, maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye, ngo kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Iki ni ikintu gikomeye, ni ikintu cyo kwirundurira mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryonyine nijya abera bakeneye mu gihe bari mu karengane. Umuhanuzi Yeremiya abivuga mu mvugo yo kurya, nko kurya. Arivuga ngo amagambo yawe ndayarya, ngabera ngo amagambo yamaze kuboneka ngo ndayarya, maze ambera umunezero n'ibyishimo. Ari gukoresha imvugo yo kurya kuko ni imvugo ahari twabasha kumva, mu kumva uburyo amagambo tuyakira. Kuko iyo umuntu arya arabanza agahekenya, akabanza agakacanga ibyo kurya, yamara kubirya, yamaze kubikacanga akabimira, byamara kugera mu gifu nacyo kikagenda kikabikacanga, hakavamo ibintu bijya mu mubiri no mu maraso no mu ngingo, umubiri ukaba muzima, umubiri ugakomera. Iyi ni imvugo ishushanya uburyo twigamo ijambo ry'Imana rikagera mu buzima bwacu. Ntabwo turikiga twiruka, ngo ni nko kurya. Ufata iyo nibyo mbere na mbere igomba kuba indyo yuzuye, amagambo y'Uwiteka yuzuye, ngo ayo magambo ngo akinjira, ukayakira, ukayiga, ukayuza, ukayatekerezaho, ugatinda mu byanditswe byera.
ukagenda uryumva ahantu hose, ukarirambura, ukaryumva, ukaryakira mu bugingo, rigatangira gukorera mu mubiri wawe wose. Nima nabita mu mubiri w'umwuka, muri roho yawe. Uyu umwanzi aravuga ngo amagambo yawe ngo maze kuyarya ngo ambere umunezero ngo mu mutima wanjye. Igituma amagambo ya Yesu hari igihe ataryohera umuntu, impamvu ni imwe nyine, nuko umuntu aba atayariye. Hari ukuntu twiruka, soma wiruka cyane, nakererewe ngiye mu kazi, cyangwa se ndananiwe ngiye kuryama, soma wiruka, isi yagutwaye cyane. Ntufata umwanya wo guhinga izahabu zihishwe mu byanditswe ngo ugende uyasoma witonze, urebe umurongo ku murongo, urebe icyo bivuze, ubyakire, ubirebe maze bikuryoheye. Nawe urabizi igihe wigeze wicara mu buzima bwawe ukicara ku byanditswe byera ukabyiga, wahagurutse wumva umutima unezerewe. Ubwo buzima nk'uko wabugize igihe runaka urabuzi, ongera ubusubiremo, ubigire gahunda yawe, wicare amagambo uyarye. Ngo iri jambo ngo rimaze kuza, ngo amaze kuboneka ndarya maze ambera umunezero n'ibyishimo. Mu gihe cy'akarengane, mu gihe cy'intambara zikomeye, nta kimwe kigarura ibyishimo n'umunezero mu mutima w'umwizera. Mu itorero ry'Imana, ikintu giha umunezero itorero si uko ibintu byose byatunganye hoya, ahubwo ni amagambo y'Uwiteka abaye mazima mu mutima wacu. Mu karengane haba hari intambara iburyo n'ibumoso, ariko ikintu cyongera guha umunezero n'ibyiringiro no gukomera mu masezerano y'Uwiteka n'aya magambo y'Uwiteka twongera twiga, tukayumva, tukayakira, tukayarya, agahinduka ubuzima bwacu. Rero mu karengane tugomba kwiga ibyanditswe byera, tukabona iri humure rikomoka mu ijambo ry'Imana. Icyagatatu kindi tubona kigaragara mu karengane uyu muhanuzi avuga, kigaragara ku murongo, uyu murongo wa 17 kugeza kwa 18. Aravuga ngo sinicaye mu iteraniro ry'abantu bishima bakanezerwa, ahubwo nicaye ukwanjye kubw'amaboko yawe, kuko wanyujujemo uburakari. Kuki mporana umubabaro, uruguma rwanjye rutavurika rukaba rwanze gukira? Mbese koko uzambera isoko ishukana, cyangwa nk'amazi akama? Uyu muhanuzi agaragaza akababaro yagize, akagaragaza uburyo mu gihe abandi bose bishimye we yicaye ukwe. Ni amagambo agaragaza kuba agaragaza hostility, cyangwa se kuba umuntu utawe, ufite uri wenyine. Ngo arangije ngo akumva ngo n'uburakari ngakitotomba kubera ukuntu yumva isi yose iri kumurwanya, akaba atari kubona amahoro yangayo yo mu isi, akumva hari Imana yaramushutse kuvuga ibintu bikaba byamugizeho ingaruka. Hari igihe abera nabo bagera mu gihe cyo kwiheba, bakumva Imana yarabataye, bakumva batitaweho, bakumva abantu babanze. Ko buri nko mu kazi, ugasanga mu kazi uri umuntu abantu bose badashaka kugira ikintu bavugana, bakabona uri umuntu nyine, bakumva ntibagushaka, ukumva uri wenyine. Ndetse ibyo bintu hari igihe bijyana no kubigisha b'ijambo ry'Imana, bakanyura mu bihe bibagoye, kugeza ubwo bibaza niba koko barahamagawe cyangwa Imana yarabashutse, bakajya muri ibi bintu by'umurimo w'ubutumwa bwiza bameze nk'abashutswe n'Imana kuvuga ibintu abantu bazajya banga. Wowe witeza ibibazo mu bantu gusa, kuhora ushinja abantu, umezanye nk'ufitanye ibibazo n'abantu, buri gihe cyose uri ugukemura ibibazo, ibikuzaho ibye ku giti cyawe, ari uguhora mu ntambara z'urudashira. Kandi utse ubundi ibintu ni ibiki, ibindi bintu ndimo ni ibiki? Ukumva urihebye, ukumva ugize iyi loneliness, ukumva uri wenyine, ukumva nta muntu umeze nk'inshuti, ukumva abantu bose bakuri kure, nubwo abantu mwahura mu gaseka, ariko ukumva umutima wawe ntufungukiye abantu, kubera ko impamvu zitandukanye. Niko umurimo w'ubutumwa bwiza akenshi ukunda kumera, ku buryo umuntu yumva hari Imana
yaramuhaye akazi gakomeye cyangwa se yaramushutse ikamushyira mu bintu bikomeye. N'itorero ry'Imana ryarihura n'ibyo ngibyo, ariko Imana y'imbabazi igitwereka urukundo rwayo, ibyo kwiyumanganya. Hari igihe urugendo ruba urwumwe, kumva uri wenyine, ukumva nta muntu uhari, ukabona abandi barishimye niwe wenyine usigaye utafite ibyishimo. Ibi ngibi abantu bo mu isi bafite, ariko wikomeze ku ijambo ry'Imana ubona amahoro n'umunezero, bizaguha imbaraga zo kunesha ako gahinda n'ubwihebe. Ikindi wihane kwitotombera Uwiteka utekereza ko yagushutse, ahubwo unezerwe ubuntu bwe nuko yakugize umuntu. Nk'uko Paulo yavuze ngo ndashimana kuko yambonye ko ndi kwizerwa ikangabira umurimo. Ubitekereze nka privilege, nk'ikintu cy'igiciro gikomeye Imana yaguhaye, ko Imana yakugize umuntu w'umuroya wayo, cyangwa se umuntu itorero rikaba rihagaze mu cyimbo cy'Uwiteka rishinja abanyabyaha ubugome ngo bagarukire Imana ihoraho. Ikindi kintu gikomeye tubona murongo wa 19 kumanuka, tubona uburyo Imana ishaka ko abera bayo bari mu gihe nubwo bari kurenga ngo bagomba kwera, bakabaho ubuzima bwejejwe, bakabaho ari abera mu ngeso zabo. Uwiteka yaje gusubiza iri sengesho ry'uyu mugaragu w'Uwiteka uri gutakira Uwiteka, ry'uyu muhanuzi. Aramubwira ngo iyo gituma Uwiteka avuga ati nugaruka nzakugarukira kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa n'ubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukire. Imana isubiza uyu muhanuzi usenga kino kintu gikomeye cyane. Imana ntabwo igiceceka ku bwoko bwayo, ihora ifite ibintu byinshi byo kutuganiriza. Ntabwo iceceka ku bantu bayambaza, irabasubiza. Abayegera bose babasha kumva ijwi ryayo. Ibyanditswe byera, ndi kuvuga kumva ijwi ryayo mu byanditswe byera. Niba ushaka kuryumva rivuga cyane, bisome cyane. Iyo wegera Uwiteka usenga ukaniga ijambo ryayo, Imana irakuganiriza, ikaguhumuriza. Kimwe mu kintu cya mbere Imana iza ikabwira umuntu wese ni ukumubwira ngo va mu byaha umurikire. Uyu muhanuzi w'Uwiteka Imana yari kumubwira uti garukiraho, ntukomeze kwiheba. N'ibyaha ubikura imbere yanjye, n'enye zawe uzikura imbere yanjye. Imana ihamagara itorero ryayo kwihana. Uyu muhanuzi ntabwo yari umuntu wejejwe 100%, nawe yari umunyantege nk'abandi bose. N'itorero ry'Imana ntabwo riragera ahantu riri perfect, ritunganye. Niyo mpamvu Imana ihamagarira kwihana. Iraribwira ngo garuka, ntucike intege, ntukomeze kujya mu isi, ntuwihebe, ntuhangayikishwe n'akarengane ngo wumve utaye ibyiringiro. Garuka, nurangiza uvane ibishimwa mu bigawa, uvane imyanda mu buzima bwawe, itorero ryezwe, uve mu byaha. Ngo nibwo uzaba akanwa kanjye, nzagukoresha umere nk'akanwa kanjye. Iyo bivuze ngo kanwa kanjye, bivuze iki? Bivuze ngo Imana iri gutekereza wowe uri kuvuga. Uzaba a good vessel, a clean vessel. Uzaba umuyoboro mwiza utunganye nk'akanwa. Nta kintu kizaba kimeze nk'ikigutega mu guhagarara no gushira amanga no kuvugira izina ry'Uwiteka mu isi. Mu yandi magambo, mu kwezwa kwawe nzaguha gushira amanga, nzaguha guhagarara wemye, nguha imbaraga zo kubasha guhagarara ushize amanga, uhamye ubuntu bw'Imana. Ngo ikindi kintu kizaba muri uko guhagarara wemye uvugira izina ry'Uwiteka, ngo nuko abantu bazakizwa, ngo bazakugarukira, ngo ariko wowe ngo ntuzabagarukire. Imana ibiri gusubiza umuhanuzi usenga. Imana ni nk'uko yabwira itorero, iribwira uburyo rigomba kwezwa no kugendera mu nzira zayo mu gihe cy'akarengane. Ni igihe Imana ihamagara itorero kugira ngo ryezwe. Petero tubona aribyo akomeza gushishikariza abera bari mu karengane. Nabwo ati mwebwe
hazagira umuntu n'umwe ubahora gukora nabi. Mwe mukore neza, mutungane mu ngeso zanyu, mubabera mu ngeso zanyu. Tubona igice cya mbere gikomeza gushimangira kwera mu ngeso. Mu gice cya mbere cy'urwandiko rwa mbere rwa Petero, aho ngo mubabera nk'uko so mu ijuru ari uwera, wabacunguje amaraso y'igiciro, mubabera mu ngeso zanyu. Ureke masomo kugira ngo dukomeze twumva aya magambo akomeye cyane Imana ibwira itorero ryayo mu gihe cy'akarengane. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, ndasoma igice cya mbere mpereye ku murongo wa 13. Aho ngo nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, nimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji, ahubwo nk'uko bahamagara uwera, bariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera. Kandi ubwo mwambaza mu mwitaso ari ucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze, ntarobanuye ku butoni, mumare iminsi y'ubusuke bwanyu mutinya, kuko muzi yuko mwacungujwe ibyo mwacungujwe ngo mumve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sokuruza banyu, atari ibyangiza nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo ngo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ari ya Kristo. Tubona Petero ari guhamagara iri torero ririmo rirarenganywa, aribwira ngo mwezwe. Akomeza abibwira abera bose, haba abakuru b'itorero, ibyo gukora umurimo bakomejwe n'ubuntu bw'Imana. Umurongo wa 4 ngo ubwo Kristo yabarijwe, ndi gusoma igice cya 4, ngo ubwo Kristo yabarijwe mu mubiri warimo, ariko namwe mwambara umutima nk'intwaro, kuko ubabarizwa mu mubiri aramaze kureka ibyaha, ngareka amara iminsi isigaye akiri mu mubiri, atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu. Igitabo cyanditswe mu buryo kiri guhamagara itorero guhagarara rigemye mu karengane ryejejwe. Abera mu gihe cyo kurenganywa baba bagomba kwezwa. Biteye ubwoba kubona abera banyura mu karengane, ariko aho kugira ngo bezwe bakishora mu byaha, bamwe bakarekura ubuzima butunganye bakirundumurira mu isi, abandi bagafungura inzira z'ubusambanyi, abandi bagafungura inzira ubugambanyi mu mitima yabo. Ahubwo igihe cy'akarengane ni igihe cyo kurushaho gukundana, igihe cyo kwezwa, igihe cyo kuvuga amagambo yejejwe atunganye, n'igihe abera barushaho kuba intungane mu mitima yabo. Ngo muri icyo gihe cyo kwezwa, Imana ibaha ubuntu, baba ibikoresho by'icyubahiro bigiye gukoreshwa iby'icyubahiro. Imana ikagobotora ururimi rwabo, bakagira akanwa kuzuye amagambo yo gukiranuka no kubwiriza ubutumwa bwiza. Niho Imana itanga gushira amanga. Namwe murabizi, iyo uri mu buzima bw'ibyaha wumva ubuze gushira amanga mu mutima wawe, ariko mu gihe cy'akarengane niho itorero rikeneye gushira amanga. Bikorwa bite? Mu gihe bari kwezwa, Imana iguhagarika nk'igikoresho kizima gitunganye. Hari mwene data mwavuze ngo umuntu wejejwe ngo ni intwari ikomeye mu kiganza cy'Imana. Imana ishaka abera bayo mu gihe cy'akarengane barushaho kwezwa, kandi itanga isezerano ngo tubibona muri no murongo, tugoretse muri Yeremiya 15 kuri no murongo wa 19. Ni isezerano rikomeye ry'uko abantu barwanya umuhanuzi bazamugarukira, kandi we ntazabagarukira. Mu yandi magambo ngo bazaza bahindukirira ukuri nuhagarara wemye ukabwiriza ubutumwa bwiza. Bazapfukamira Imana ihoraho, bazagarukira inzira nzima. Nuhagarara wemye wejejwe utunganiye Imana, uhagaze mu ijambo ry'ukuri, izagwa gushira amanga, izagwa gutinyuka, ikugira akanwa kayo, maze uhindurira abantu guhindura kuza kuri yo. Mu yandi magambo, itorero ryejejwe rihagaze neza nubwo ryaba riri mu karengane, abantu bahindukira Uwiteka Imana ihoraho. Abantu barakizwa. Mwiringire imbaraga z'ijambo ry'Imana, abantu bazakugarukira. Mwiringire ko mu gihe duhagaze
twemye tubwiriza ijambo ry'Imana ry'ukuri, abantu bumva uko kuri kandi Imana ikorera mu mitima yabo ikabazana kuri yo, ngo bazapfukamira Imana ihoraho. Ikindi kindi nibatayipfukamira muri iki gihe cya none, bazayipfukamira mu buzima buzaza, ubwo bazaba bitegereza uwo bahemukiye bamuborogere. Bazamupfukamira babonye umwami w'icyubahiro aje mu bwiza bwe, nibarangiza bahinde imishyitsi. Abarwanya itorero ryose, abatazarigarukira ngo bizere, bazahura n'Imana ihoraho ije kubarimbura by'iteka ryose. Uko byagenda kose bazagaruka. Nibazagaruka baje kugira ngo bahimbaze Imana ihoraho, bazagaruka baje kugira ngo bamenye ko Imana ari Imana itunganye kandi ikiranuka, ikimanza zitabera, kandi igiye guhana inkozi z'ibibi zose. Nta gitoro rizigera rigarukira iyi si, nta gitoro rizigera ripfukamira iyi si, ahubwo isi izaza yikubita imbere y'Imana ihoraho. Niba batabikora muri ubuzima bwa none ngo bihane, ngo bahindukire, bazabikora bagiye kuzuzwaho uburakari bukomeye bw'Imana ihoraho igiye kubasumira. Iri ni isezerano rikomeye mu gihe itoro rikomeje guhagarara ryemye, ngo bazakugarukira, ngo we ntabwo uzabagarukira. Ikindi haza irindi sezerano ry'uburyo nubwo bimeze uko nguko kose Imana izarinda abera bayo barenganywa. Ku murongo wa 20 kumanura aravuga ngo kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa, ibi igihome gikingiye abo bantu, ngo nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko ndi kumwe nawe ngo ngukize kandi nkurokore, niko Uwiteka avuga. Nzakurokora nkuvane mu maboko y'abanyabyaha, kandi nzagukiza amaboko ateye ubwoba. Inkike ni ijambo shusho. Umudugudu mu nzaro ya kera tubona imidugudu, abantu benshi bubakaga bazengurutsaga imidugudu yabo inkike. Inkike yagaragaza ko nyine aho hantu harinzwe, umuntu atinjiramo ukabonye kose, cyangwa se n'abantu baje gutera birabagora kurira, kuko hari uburyo bubakaga ku buryo umuntu uje gutera bamurebera kure, bakaba babasha kumurasaho imyambi, we atabasha kubona uburyo abarasaho kuko barinzwe n'izo nkiki. Mu mitekerereze y'iki gihe cya none twabyita nka anti-missile, ibisasu byose bije kwinjira mu gihugu, yo hari bya bindi bibizimya, icyo gihugu tuvuga ko ari igihugu gikomeye mu buryo bwa gisirikare. Ariko noneho Imana ibwira uyu muhanuzi w'Uwiteka, ibwira uyu muhanuzi cyangwa se ikabwira mu yandi magambo, ngo twaye tubona uburyo itorero ari umuhanuzi muri iki gihe cy'isezerano rishya. Iravuga ngo nzakugira inkike. Iyi nkike igaragaza uburinzi bukomeye. Nzakugira umutamenwa. Inkike ntabwo izaba ari inkike y'amabuye cyangwa inkike y'amatafari, ngo ni inkike y'ibyuma by'imiringa. Iri ni isezerano rikomeye rigaragaza uburyo Imana izaha imbaraga abera bayo bagahagarara bakomeye no mu gihe bari kurengana. Imana isezeranya ko izagira itorero ryayo inkike z'imiringa. Tubona mu izina rya Yesu Kristo avuga mu yindi mvugo, avuga uburyo itorero ryayo ryubatse ku rutare, ngo amarembo y'ikuzimu ngo ntashobora kurishobora. Ibi bigaragaza uburyo Imana ihagaze ku itorero ryayo kandi rikomeje. Imana ikomeza ibwira uyu muhanuzi, ivuga ngo abo bantu bazaza, ngo bazakurwanya. Itorero ry'Imana ntabwo rifite isezerano ryo kutarwanywa, hoya, rizarwanywa igihe cyose riri mu isi. Ariko isezerano rihari ni iri ngiri, ariko ngo ntibazakunesha. Ikintu kirakomeye cyane. Itorero ry'Imana rizarwanywa, ariko ikintu gihari ntabwo rishobora kuzigera rineshwa. Abantu bazahaguruka barirwanye. Ubwenge bw'abakomeye, abantu b'abanyabwenge bazarirwanya mu buryo bwose. Hari abanyabwenge benshi bahagurukiye kurwanya itorero ry'Imana. Tubona mu kinyejana cya 19 mu 1880 na kangahe haduka umuntu witwa
Charles Darwin aza kugira ngo kurwanya itorero ry'Imana, arwanya ijambo ry'Imana, avuga ko umuntu yaturutse ku nguge. Abo bantu bose bagerageza uko bashoboye kose kurwanya itorero ry'Imana, ariko nta n'umwe urifasha, nta n'umwe ushobora kurikoraho. Mu gihe cya kera abami bagiye bahora iteka ryose barwanya itorero ry'Imana, ariko Imana yavuze ngo bazakurwanya, yego, bazakurasaho ibitero, bazakurasaho intambara za gisirikare n'iz'ubutasi n'ubwenge bukomeye gute, ngo ariko ntibazagushora. Itorero ntizijya rineshwa mu isi. Bazarirwanya, yego, ntabwo rizabura intambara, ariko ntirizigera rineshwa. Impamvu Imana itanga ni iyi ngiyi, ngo impamvu ni iyi ngiyi, ngo nuko ndi kumwe nawe, ngo kuko ndi kumwe nawe. Uri mu ruhande rw'itorero ry'Imana, uri mu ruhande rw'umuhanuzi, n'umwe kandi n'ukomeye. Umwe arahagije, aruta ingabo zose z'abantu bo mu isi bishyize hamwe, aruta ubwenge bwose bw'abantu bo mu isi bishyize hamwe. N'umwe ariko arahagije, ngo ndi kumwe nawe. Nubwo abantu bose baba batari kumwe n'itorero, nubwo nta bakomeye twakwishingikirizaho, nubwo nta bantu bafite ubutware n'abafite ubwenge twaba dufite, ariko Uwiteka yaravuze ngo ndi kumwe n'itorero. Niko ibyanditswe byera bigaragaza, ngo ndi kumwe nawe. Uwiteka arahagije, ni Imana ihoraho iri kumwe n'abizera, ngo izabarwanirira. Itorero ry'Imana rihamagarirwa kwishingikiriza ku Uwiteka. Ntitugire ikindi kintu twishingikirizaho. Ntituvuge ngo hari umuntu runaka uzaturuka hirya kurengera itorero ry'Imana, ngo hari umuzungu dutegereje ngo uzavuga ijambo runaka ngo byose bigahinduka. Ntitutegereze ko hari ikintu runaka kizakemura ibibazo byose by'itorero. Dufite Uwiteka, Imana ikomeye cyane, ngo ari kumwe natwe. Ngo ari kumwe natwe ngo akora iki? Ntabwo ari kumwe natwe ari inactive, adakora. Ngo ari kumwe natwe ngo ni Uwiteka, ngo kuko ndi kumwe nawe, ngo ngukize kandi nkurokore. Mu yandi magambo, uyu muhanuzi uri kunyura mu mibabaro, Uwiteka ari kumwe nawe kugira ngo amukize, amuhe ubuntu bwe bwinshi, amukize mu mutima we, amurokore intwaro zose zimuhagurukiye n'imyambi yose ije kumutera. Mu yandi magambo, itorero ry'Imana ntizigera n'umunsi n'umwe rineshwa. Rifite Uwiteka uzaza ngo arirokore, rifite umwami waryo urirengera iteka ryose. Iyo rimwiringiye, iyo rimuhanze amaso, iyo rikomeje muri ubwo buzima bwo kwera no gutungana, abera bagakomeza kwambaza Uwiteka, Uwiteka araza akarengera itorero. Noneho umurongo wa nyuma uvuga ngo nzakurokora nkuvane mu maboko y'abanyabyaha, kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba. Itorero ntabwo rizigera rigumanwa mu maboko y'abanyabyaha. Umwami waryo azarirengera, azarikiza mu maboko y'abateye ubwoba. Abateye ubwoba bashobora kuba benshi, n'ibiteye ubwoba bishobora kuba byinshi, ariko Uwiteka azaza ngo arengere itorero ryayo, ngo kugeza ku munsi wa nyuma nta muntu n'umwe ufite ubutware ku itorero ry'Imana. Naho haba hari ibiteye ubwoba bingana bite, nta kintu na kimwe gishobora kumaraho itorero ry'Uwiteka. Ndetse Uwiteka ngo azadukiza amaboko ateye ubwoba. Naho bakwica umwe, bakwica babiri, bakica batatu, ariko itorero ry'Uwiteka ntirizima, rikomeza ririho. Ndetse n'uwugiye ntabwo batekereza ko bamugiriye nabi, kandi Imana iri kubikoresha kugira ngo umuntu imuzane, imuhe ubwiza, aze mu biganza by'Uwiteka, imurokore ibindi bintu runaka bishobora kuzaba bizatera mu minsi iri imbere, imwizanire kugira ngo aruhuke imirimo n'imihate yose yo muri ubu bugingo bwa none. Rero bene data, itorero rifite umumaro wa gihanuzi mu isi. Kuvuga ku mwanzuro, itorero rifite inshingano zo kwereka abantu ibyaha byabo, nk'uko uyu muhanuzi yahagararaga abwira abantu ibyaha byabo. Uhereye ku gice cya mbere cya Yeremiya, igice cya kabiri cya Yeremiya, atumwa kubwira abantu ibyaha byabo, ndetse n'uburyo Imana, nimba mu yandi magambo kontra Imana imuha
yo kumubwira ati wowe ugiye kumbera uburyo Imana bitanga uburyo Imana imuhayaringa imubwira ngo ngwino umbere umwavoka. Ibyo Imana imubwira iramubwira ngo ngiye ngushyiriyeho kugira ngo wubike kandi wubure, ngo ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Uwera mu gice cya kabiri agenda ashinja abantu ngo mwacumuye ku Uwiteka mukora ibingibi n'ibingibi. Yarangiza niba twabyita nka episode ikurikira akavuga ati kandi mwakoze ibingibi n'ibingibi, dore uyu nguyu akora ibi, dore umutambyi dore ibyo akora, umwami dore ibyo akora, abantu dore ibyo bakora, abandi bakoze ibingibi n'ibingibi. Akagenda bashinja avuga ati dore mwemereye maraya mu isi, mwakwihanye, mwahindukiye. Agenda bashinja ibyo bintu. Itorero byararihaye kugira ngo rishinja ab'isi ubugome, ritangaza ibyago bizazira banze kwihana. Niba uri hano uri kumva iki kibwiriza ukaba waranze guhindukira Uwiteka, ukaba waranze kwihana, ndagira ngo nkuburire, hariho umujinya w'Imana uzatera abantu banze kwihana. Hariho kurimbuka kw'iteka ryose kuzazira abanze kwihana. Ikintu kidusigariye ni igihe gito gusa, ni igihe gito, gishobora kuba ari igihe gito cyo kubaho cyangwa se igihe gito Kristo akaza, ariko it's a matter of time. Uzabona ibingibi watinyaga bikugezeho. Igihe ni iki cyo kugira ngo wihane, uhindukire Imana ihoraho, wizere Yesu Kristo n'umurimo yakoze, uze kuri we. Kubera ko bitabaye ibyo, kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zawe. Yesu Kristo niwe wenyine nzira ishobora kukugeza ku Mana. Niwe gakiza, niwe zina abantu bashobora gukirizwamo. Iyo umuntu amwiziye abarirwa ibyaha bye byose uko bingana. Niwe muhuza wenyine w'abantu n'Imana. Abikora ate? Yarapfuye ku musaraba, arazuka kugira ngo aheshe abantu bose bamwizera agakiza kiteka. Mu yandi magambo, ibyaha umunyabyaha yarakwiye guhanirwa, Yesu yabambwe ku musaraba kugira ngo uwo muntu atazahanirwa ibyaha bye. Iryo ni igurana ritangaje. Yesu yikorera ibyaha byacu akaduhereza gukiranuka kwe kugira ngo duhagare Imana imbere y'Imana twemye, dutunganye rwose, dufite ibisabwa byose ngo Imana itwakire. Uyu munsi wamwizera ugakizwa, kubera ko nta kintu na kimwe kindi wakora kugira ngo Imana iguhe ubugingo buhoraho. Haba imirimo yawe, haba amasengesho yawe, nta kintu na kimwe wakora ngo Imana ikwakire. Ntabwo waharuswa umucamanza utabera kugira ngo yirengagize guhana ibyaha byawe. Uwo mucamanza utabera ni Uwiteka uzahanisha umujinya abanze kumvira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yesu niwe wenyine nzira igeza umuntu ku Mana, niwe gakiza, niwe wenyine waguhuza n'Imana. Uyu munsi wamwizera ugakizwa. Ikindi gikomeye nuko itorero nubwo ryanyura mu karengane, twagiye tureba ibintu risabwa gukora. Ni ugusenga, kwiringira Imana ukaba mu bihe byo gusenga. Itorero rikarushaho kuba imbere y'Uwiteka Imana, amasengesho tukarushaho kuyongera. Umwanditsi w'Abaheburayo aravuga ngo dore uriya munsi uri kutwegera cyane, murushaho guterana kwera, mwige ijambo ry'Imana. Turi kubona uburyo itorero rigomba guhora iteka ryose ryiga ibyanditswe byera, twihana ibyaha byacu turabera mu ngeso, ngo nibwo Imana idukoresha iby'icyubahiro ngo ikatugira akanwa kayo, kandi duha isezerano rikomeye ryo kuturinda kugeza ku mperuka y'ibihe, kugeza igihe Kristo azagarukira kudutwara akatujyana iwe. Itorero ntirizigera rizima, ntirizigera rikurwaho. Nta bwenge bwakuraho itorero ry'Uwiteka. Rirahagaze, riremye. Impamvu ryemye si ku bwaryo, nuko Imana rihinduye inkike z'imiringa. Niyo mpamvu rikomeye, rishikamye, rikomeye rwose. Nubwo ibintu byaza bikikubitaho, ntirizigera rinyeganyezwa, ntabwo rizigera rineshwa. Rihagaze ryemye kuko riri mu Mana, rikomejwe n'Umwami Imana ihoraho iteka ryose. Mureke dushimire Imana kubw'ijambo ryayo. Mwami, tugushima ijambo ryawe rizima, ribasha kuduhana, tucyaha, kutwigisha, kuduha amasezerano akomeye nk'itorero ryawe Mwami.
tugusabye kugira ngo imitima yacu ihumurizwe, ikomezwe, yumve rwose ihawe ihumure rikomeye mu gihe cy'akarengane gakomeye itorero rye rikomeza kunyura mu mwami. Turakwinginze cyane Nyagasani, uhumure amaso yacu twitegereze ubuntu bwawe butangaje buri kumwe natwe. Twumve mwami uku kuntu watugize, tugendere mu butware bwose uduhereza nk'abera bawe mwami. Tuba akanwa kawe tuvuga ukuri, duhamye Kristo wabambwe akazuka, tubwirize ijambo ry'Imana mu gihe cy'akarengane mwami. Turakwinjize cyane ngo imitima yacu ntuyijyane kure, ahubwo uduhe kuba hafi yawe iteka ryose dusenga. Uduhumure amaso twakira ijambo ryawe, turirye ritubere umunezero mwami, turyige cyane, dutindane nayo mu byanditswe bya mwami. Uhumure imitima yacu, reka amagambo twize ntaba amagambo gusa, ahubwo abe imbaraga mu buzima bwacu mwami. Adusunike tuyatindemo cyane, dukomeze tuyatekerezeho, dukomeze tuyibwire, dukomeze mwami twumve uburyo dukwiriye kurushaho gusanga no kubana nawe mu bihe by'akarengane mwami. Dusabe umuntu utarizera mwami, ibyago n'amakuba biramuziye, tumusabiye kugira ngo umugire imbabazi Nyagasani, umutabare, umwereke agakiza kawe, umwereke Kristo wabambwe, umutima wigarurire, umugire wawe mwami. Yumve ijwi ry'ubuhanuzi rimuvurira, rimubwira ngo yihana ahindukire Imana ihoraho. Turakwinginze ngo uhe itorero ryawe imbaraga, kuko warihaye kuba ijwi ry'ubuhanuzi mu isi, warihaye kuba a prophetic voice, kugira ngo ryamamaze agakiza kawe, rimenyeshe isezerano rishya, rimenyeshe ibyago bizatera mwami, maze riburire abantu guhindukira. Udushoboze kuba abo umumaro mwami, tuba akanwa kawe Nyagasani. Tugiriye neza muri byose mu izina rya Kristo Yesu, amen.